ariko mukurikije n'amagambo uriya mudamu wavuze wari uri hariya yaravuze ngo ni gute uno mukobwa yari arimo guhamagara abantu aho kugira amufashe gutabara, kandi abantu yahamagaye nabo bari baje bakaza gukamera, bari bambaye udupfukamunwa. Abo bantu ni bandi yari ahamagaye niba atari umupango? Ikindi cya kabiri, ntago mvugira Sabe kuko ibigaragara byo rwose yarahunze, kandi ikigaragara no kujya yahunze bigaragara ko hari ikintu gikomeye gituma ahunga. None nkibaza nk'abantu nk'ejo Gafaranga hari space sinzi, hari ikiganiro nakoze we na Chita, ubu ngubu uyu munsi ari butubwire iki? Abantu bari hafi ya Sabe bazi ukuri, barakuzi, ahubwo murimo muratujijisha. Abantu bari hafi ya Sabe bazi ukuri, ahubwo murimo muratujijisha. None Muchoma, ni gute wambwira ukuntu umuntu w'umugabo niba atinya ifoto cyangwa video ashobora kujya muri danger yo kujya gusimbuka urupangu just kubera ifoto? Ubu ntarafotorwa mu buzima bwe? Oya mama, ibyo byo nubitindeho, ntago mwuze ko wibitindaho, ntago iby'amafoto. Reka ndahize ibyo namuvugira Sabe ntago akunda ifoto, ntakunda n'amafoto. Yakwemera kumurika amaguru. Adakunda ifoto ku buryo yagera ahantu ajya guca muri nawe uri kubibona ko ibi biboro birimo akagambane, nawe utangiye kumbaza ngo ku buryo yavunika. Hari amateka y'abasitari bo muri Amerika nibyo turi kuvuga, ntabwo uzajya bakurikirwa n'abapaparazi bikabaviramo ibyo bintu. Ayo mavideo arahari yabo, ubwo narwo n'urugero. Nta kibazo ufite dura kudefanda nani Sabe, ariko tuvugisha buri muntu wese aravuga uko abyumva. Hano ntago turi abacamanza, sibyo? Ngewe uko mbyumva nuko mbibona, sinahakana ko Sabe yabataragambaniwe, ariko umuntu waba waramugambaniye n'uriya mugore baryamana, niba baryamana bataryamana simbizi, ariko biragaragara ko harimo tena y'uyu mukobwa. Ngino rebe uno mukobwa maybe ashaka gusenyera Sabe kugira ngo amwigarurire, urumva, cyangwa kugira ngo ahabwe amafaranga, ariko biragaragara ko ngwino urebe afitemo kubo. Godfa hano uzunyereka ahantu uvuze ngo imisaya iregeranye, ntago ndi kuhareba neza, mfasha. Iyi video nanjye nta kintu ndi kwibonamo. Mwe muretse n'izindi ziraza, n'izindi ziri buze ga. Ntabwo imisaya igaragara. Navuze ngo bayifatiye mu kirahure. Navuze neza abantu bahakanaga yuko nta muntu wamubonye iyo agenda ahunga. Rero muceceke tubanze tubitega amaso turebe episode, kuko n'ibindi bwo bizaza. Mungu wangu urakoze cyane. Noneho nimwimagine ni gute. Ariko rero ngewe hari ikintu kimwe nari kumva, hari ikintu kimwe nari kumva, gute uyu mukobwa bamufashe video ari gucata, nanone video ikongera ikajya gufatirwa umuntu ari gusohokana agenda. Mana mbega ibintu. Ariko muri kwirengagiza hari ikintu Karara yavuze yuko bari basetinze muri kiriya gipangu mo amakamera. Yari yabivuze Karara, niba mutarabyumvishe icyo kintu kirimo muri video. Karara yavuze ko umuntu wagiye gufata biriya bintu byose yasetinze amakamera muri kiriya gipangu. Oya nta makamera arimo, biragaragara ko ari telefone zafatishwa, ariko urumva yuko ubwo nyine niba bari babisetinze, urumva n'umuntu umwe yafata video ya hano n'undi agafata ya hariya. Byo mana wasoje Blessings. Oya nuko banciye mu ijambo nyine. Nyaruka conclude dufite abantu benshi. Ya kuki ngewe mbona gihari nuko Sabe ararwaye ntiyaza ngo bisobanure, byo birumvikana. Niyo mpamvu abantu bari kumuvugira bamwe bakaza kutubeshya, ariko musasi inzobe mureke ibintu byo kubeshya ko ibintu ni ibintu bigaragara, biragaragara amaso buri wese. Ntavuga ko aravuye gusambana, ariko ikigaragara nuko yakumwe n'uriya mugore kandi atari uwe. Umugore wenyine baramubaza ni umugabo wawe, yemerera ati ni uwanjye, azi ko Sabe ari umuntu uri mariye. Iyo stage wageraho yo kwemera ko umuntu ari umugabo ari uwawe, uzi neza ko yimariye n'undi mugore, icyo kintu harimo ikibazo kigaragara. Uzi na saga zihari zanyu. Uzi na saga zihari, kandi noneho si ubwa mbere afashwe ubwaka. Ubundi Sabe ngo ntabwo bwa mbere asimbuka, undi yasimbutse idirishya, ahubwo urumva yarazi ko bizamuhira nkuko byamuhiriye mbere. Tuvugisha ukuri, nta kuntu wakwicara bagufitanye n'umuntu utari uwawe nurangiza unemeze neza uvuga ati yi n'uwanjye, uzi ko atari uwawe. Hari icyo ni ikintu cyerekana ko ibyo barimo bitari byiza, nubwo ntabyo twabonye. Ni cyabirukankaga
ariyo mpamvu aho yaturutse nta wabihakana nta wabyemeza kuko ntabibonye ngaho imagine noneho nk'umugore wa Sabe wabo uri kubireba bino bintu mwumva agahinda gezaho sibyo ntabwo nkeneye ko hano muri space hagira undi muntu nta wundi muntu ugomba kwemvovinga cyangwa izina rye kuzamo muri ayo marangamutima yo kwemvovinga umuryango w'abandi bantu reka hano turavuga abantu bari muri video bonyine kandi nabo byamamare urumva noneho abantu bakavuga ngo kubera iki ngo Sabe bamuvugaho ngo Sabe ni igiki ku buryo atavugwa Sabe ni umusitari oya warabibonye ejo Gafaranga yaravuze ngo uriya muntu ashobora no kwiyahura yiyahura ate iyo waje mu mihanda uzi ko bazakuvuga nibibaye ntibakuvuge uri mu mihanda rega ntibakuvuge nta nubwo ubutwika nese twamenya gute ko uhari kandi batakuvuza nibyo ndi kuvuga rero ntibaze gusobanura ngo yewe ngo urabona ngo twe ngo bimeze oya nibabireke nyine bamuvuge kuko ibiriho biravugwa iyo umuntu yamaze kudesida akambara nk'inyeshyamba akajya mu bidakwiye iyo ufashwe nyine urafatwa ntabyo tuzi ninde wambaye nk'inyeshyamba wigeze ubona Sabe yambara ingofero wigeze ubona Sabe yambara ingofero nubwo namubonye yambaye ingofero ni wowe wenda n'ubwa mbere umubonye ariko abandi turamubona yambaye ntabwo ari ubwa mbere Sabe muzige butare ariko muri ko kubiza kumuvugira cyane uyu mumama niba ari umumama nawe niba ari ibiki nawe aje abihuhura ngo mwe mwari mwamubona yambaye ingofero kandi njye maje kumubona inshuro zirenga zingahe yambaye ngo biganye tutari kumwariganye tutari se bivuze iki nibazana na video ari mu buriri nabyo uzabihakana naribi niba zizane wenjoyinge ndumva wabibyiniyemo neza abantu oya ntabwo nenjoyinga ariko kuri ibintu biri hanze turabireba tukabivugaho nkuko twenjoyinga abandi iyo baje hanze niko nawe turi kumwenjoyinga thank you kuko nishakwerekana ko Sabe ari special nanjye nakubwiye ngo nanjye ndi kubyenjoyinga nk'ubu iyi video ngewe ari special ni umunyarwanda nk'abandi nk'uko yafashije abantu tuza twavuga ati Sabe thank you rwose wafashije abantu ni ibintu bigaragara ariko nakora nibi tuzabibwa naho tuzamushira kubera ngo kuko hari bagomba kubivugaho ahubwo ngewe wa mungani wa Godfather reka tugaruke kuri point y'ibyo mwari muri kuvuga kuri video no kuri abo bantu babiri ibyo byo kuvuga ngo imiryango ngo cyangwa ngo yarameze ukubyo ngibyo wenda byo nukwinjirira Godfather uze impamvu nari ndivuze ahubwo wakabaye umva nkubwire wa mu blessings we wakabaye uri kudusoba uri kureba do uyu muntu wafashe no video babarira umbwire aba bantu bahagaze kuri side zitandukanye uyu mukobwa ahagaze kuri side yiwe naho Sabe byitwa Katuruka nawe ahagaze ni ku yindi side uyu muntu ntabwo yaba araje gufata ino video muri telefone y'uyu mukobwa ngo yongere ajye gufata muri telefone yuriya baze kubihuza ko byari ibintu bimwe ibi bintu bitarapanzwe rwose pe wowe si kubibona oya nabivuze n'abantu bizeye kandi abo bantu batizewe urakoze cyane harimo akagambane byo biragaragara kuri video zafashwe biragaragara ko karimo pe ariko niba kanarimo kafatiwe mu byafatiwemo biragaragara ko nyine yahungaga ibyo adashaka none se mbabara ngiye nkubaze ndagusabye uriya mubyeyi witwa Clara sibyo uri muraza nibibaho akavuga ati bimeze gutya yego pe mwibuke ko Burungi afite nawe umuryango afite umugore nkuko muri kuvuga ati uyu mugore uri kubibona wari kubitekereza nibwira njye mubaze ngiye kumwibariza mubaze icyo ari kubaka we wamuretse atavuga ntabwo nshaka ko muzana nk'imiryango njye ndi kukubaza Clara di oya Karara nawe uvugishije ukuri urabibona ko harimo urundi rwango bafitanye nyuma ya biragaragara warihimura no kugira kuko yanabivuzeho mbere abantu bakabihakana arimo arabereka nyine ko byababwiye ari ukuri ariko biragaragara ko afite urundi rwango rwabo nyuma ruri nyuma y'ibisaga urahari rwose nibyo nashakaga kumva pe okay urakoze cyane thank you so much ufashe umwanya muremure koko reka twihute dukubite tubango inshuti iyi inde ibi bintu iyi video nta side mfite kuri ibi bintu do ya video se muyivanyeho ivaho gute kwihari ko ni dashboard iriho James ifata ijambo twihute James thank you Godfather muraho neza wiriwe mugire impagarike n'ubugingo kwanya umunota umwe reka nkubwire rero bino bintu ni inkuru ziraza gusohoka kandi nyinshi zigenda zitandukana ni ibintu byinshi ni ikintu kimeze nk'igisayiko
kandi byateguye igihe kirekire. Nahoze ndeba interview kare y'uriya mugabo wakoranye na Yago, umuturanyi wabo, avuga uburyo uriya mudamu ngwino ndebe bakomeje amugira inama amubwira ngo ibintu arimo gukora si byiza, urebye babigiyemo inama avuga ati noneho uriya mutipe nagaruka reka tuze kumufata, biriya bintu urabona ko biteguwe for sure. Ntabwo tuzi version, sinzi niba Saba azaza akazana version yiwe, ariko twibyo turimo kubona ni setup setinze neza cyane. rwose Na biriya Clara urabona uriya mugabo niba yaravuze ati ngwino ndebe birimo bireke, then akaza yenda gukoraboratinga nawe bakinjizamo na Clara ko yarasanzwe afitanye umubano utari mwiza na Sabe, akavuga ati wow, noneho mbonye aho nzagira gute, aho nzavugira. Ibyo byose birashoboka. Hano turahuza ibishoboka n'ibyo tubona, n'ibitanashoboka by the way nabyo turabihuza, kuko nta muntu wari kuri tera, bari kuri tere. Ntuzi ngo side barimo kugwa is it real cyangwa se nuko bashaka uko tubyumva niko babiduhe, ariko urabona ko harimo akagambane gakomeye cyane. Harimo uriya mugabo, harimo ngwino ndebe, kuko n'ubundi za bifu tibagiwe z'inyuma we na Sabe, then abonye iriya nkuru avuga ati rero uriya mugabo shoko yanamuhaye n'amakuru avuga ati kuko yavuze ko baziranye nubwo atabishimangiye ariko baraziranye. Abonye Sabe aravuga ati rero vayo nguha inkuru, vayo nkwereka ibintu tugiye gukora hano. Mu yandi magambo Sabe bamuteje tugiye kubona inkuru ikomeye, icya kindi cya danje ahubwo Sabe ahubwo umugabo none se ngwino nawe yashatse kwishyira hanze. Godify ibyo bintu ntabwo twavuze ko tutari bubyinjiremo, ubigaruyemo ute? Ndabajije erega reka nkubwire, umuntu uvuga ngo yashaka kwishyira hanze, uriya ni agafi gatoya, Sabe ni ifi nini. Thank you. Agafi gatoya rero, agafi gatoya kujya hanze n'ifi nini kujya hanze ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego rwose cyane kure. Nta cyaramira kinini cyane, nta kintu kinini aramira cyane nka Sabe. Sabe ikintu aramira ni kinini cyane, afite ikintu kinini aramira. Uriya se aramira iki? Mana yanjye. Urakoze, reka tugende twumvise. Ariko uri wahamagaye uwo mukobwa, uriya mukobwa wari kwandika message wamuhamagaye. Uwuhe? Okay, ni ibyo njye navugaga. Cyangwa ntabwo yemera. Go on. Reka ngwino ndebe singira nimero ye. Yewe umuye n'uriya mukobwa namubaza ikibazo kimwe. Kubera iki wari uri kwandika message bari kugufata video? Umubonye kabisa wamuzana. Ibaze man, ngiye iyi video noneho nineye n'ubwo. Ni nayo ndangije ngiye ndumi na ahubwo se ko bakorana n'impanga uri muraca. Nyine reka mubwire, iyo uri mu kibazo banza wumve, iyo uri mu kibazo uba ufite guhungabana muri wowe, uba ureba hirya no hino ko nta n'umuntu ukwegereye, kandi man ukuntu umuntu yazuminga telefone akazuminga message gutya ikagaragara, ni umuntu uba ukuri hafi kabisa. Maze nawe ukamwemerera ukamuha taburo ya telefone yose akayifotora uko yishakiye. Yego icyo ni ikindi kibazo gikomeye. Okay, nibyo navuze kuva kare, ibi ngibi turaza kubihuza na nyiri ubwite kwivugira ngo uretse gatoya ndebe yuko ino myenda uno mukobwa yari yambaye ariyo nabonye yambaye cyagiye niyo wikirirwa wivuna. Niyo umva ikintu ndi kubaza ahangaha noneho uyu mukobwa noneho yarangiza akamwisegamiriza bakamubaza ati umugabo wawe ati n'uwanjye. Oya birabyo mwibitindaho pe, umuntu ashaka kwikiriza ibintu icyo kintu kirakomeye ahubwo kurusha ibindi byose. Ibi ngibi narindimo ndamuvugira icyo kintu kirakomeye kurusha ibindi byose. Isanzemo oya uno mukobwa ahubwo kizi twagiye rero. Keza kanumve Keza fungura mic yawe ihangane ya be. Keza ati ijambo. Murakoze kumpa ijambo. Njye hari ikintu ntari kwemeranywaho na Briane arimo araza ashaka kudefanda Sabe. Nimusubira inyuma, hari kesi igeze kuba nk'iyi ngiyi, umugabo afatana umugore we n'undi mugabo. Sabe niwe wakoresheje icyo kiganiro. Uwo mugabo bamushinjaga yuko yasambanye n'uwo mugore kandi nta mafoto yari ahari, kandi icyo kiganiro cyarasohotse, buri wese atanga verisiyo yiwe. Rero ikintu ngewe space ya mbere yabanjije narayikurikiranye,
wa mutrena witwa Jado yaje avuga ko afite ayandi mafoto atari n'uriya mukobwa wari uri kumwe na Sabe kiriya gihe. Njyewe kuri analize yanjye ndatekereza ndavuga nti uriya mukobwa ashobora kuba yavuze ati wenda Sabe agiye ari ahandi ntabwo tukiri kumwe, why not nanjye ntamugusha agafuha agafuha noneho akamugwisha mu mutego thank kugira ngo you bose nabyo bamuhombe. birashoboka pe Njye ni yego icyo ngicyo ndi kubitekerezaho kuko sinumva umuntu ukunda umuntu muryamana ko wakwemera ko asiba ko kuri ruriya akajya rugero. hanze ngo yego Ikindi cya kabiri nabwo niba koko Musabe yarakoreye biriya bintu hariya ari cipu kandi ari umuntu twafataga nk'umuntu wiyubashye, oya ibyo byo gukora ibintu nta muntu genda gake reka mbanze mvuge wese ajye ahantu aho hazwi kugira noneho ngo afatwe neza. at least aho kugira usebe usimbuka ibipangu waseba usohoka muri hoteli. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. hoteli ya mbere se ntibyabiriho ntiwabibonye genda gake. Oya rero gushaka hoteli zose ntabwo ziba ziri public. Ikibazo ntabwo ari aho arira, ikibazo n'ibyo arirayo. Komeza unakonkurudinga. Ariko muri Nta babi kundi nyine icyo navuga nicare hamwe tumwote yego birahinda bizagera aho bishire haze n'ibindi birenze ebana ibingibi. biraza Icyo biraza nshaka kuza bino bintu kugira birakomeza Brian bino bintu rero birakomeza ikindi nshaka kuvugaho nabonye hari abambari ba Sabe bari kuza kudefanda amafuti agaragara. Bariya turi kubanyuzamo ijisho 100%. Ikosa ryabaye riragaragara, verisiyo ya mbere ya kabiri ya gatatu n'iyindi zaza. Ibihamya birahari, mwakicecekeye wowe ubwawe akazaba ari uza akisobanura nk'umuntu wari bamwe wibereye barenganye, ndi kubona kuri njye nta makuru bafite kuri ibi bintu nabo naho ntabwo ubu babizi. twebwe turamuvugaho ibyo dushaka kuko dufite amafoto turi kumva ibyo bavuga, we ntacye turi kumva aza ngo yisobanure. Nk'urugero nk'uko Jihad yaje akisobanura akavuga ati ariya mafoto ni ayanjye ngakorera byari bimeze gutya, online biriya byahise bisobanuka. Rero mu gihe tutari twumva verisiyo ya Sabe ariko aza man yisobanura, turavuga ibyo ariko Jihad ko dushaka, yararagiye turakomanta ibyo dushaka, abyakire. Urakoze Murakoze. cyane. Thank you. So ikintu kiriho kimwe ariko buriya rekera aho genda sigenda oya igiti. sha ndababaye So niba reka nkubwize ukuri mu mavideo yose nabonye nta kintu byari bitwaye ariko iyi video y'uyu mukobwa niba ari ngo ngwino undebere niba ni ngwino undebere niba Brian ari hari video Brian for your information there is more videos no munzu. yeah Brian uzabona n'izindi noneho Brian wumirwe. reka nkubwire sibyo. Brian nguyu Clement ari hano hasi. Clement yavuze ati ibyo mbonye ndi kumva nasaba imbabazi. Twumvikana ikintu kimwe twese twaje tudefanda Sabe. Unyumve neza. Twaje kakoza tudefanda kagabo Sabe. ana ya Twaje tudefanda Yasha Sabe. no bamudefandaga nanjye ndimo. Brian reka nkubaze ikintu kimwe Brian sibyo. none ubu mwamuretse Ushobora kwibaza mwamwanze uretse gato Brian ushobora kwibaza iyo impamvu umuntu ari mu babanje mafuti aba gusohora ari mu mafuti. waretse kumvugiramo madam. Brian ushobora kwibaza impamvu babanje gusohora iriya video iri hanze ku rupangu ntibabanze gusohora ingi yafashwe mbere. Kuki babanje gusohora video bagasohora video none se kugira ngo yafashwe nyuma bihagarare uretse gato. kugira ngo bihagarare bisaba iki Nukuvuga ngo reka nkubwire ikintu kimwe. wibuke yuko abafite izo video bashaka kwihimura kandi ubu uri Uzi umuntu nta impamvu byo guhagarara uretse tugomba gato kumwota nta byo uretse guhagarara. Brian Uburyo byahagarara ntabwo byahagarara ntabwo bishoboka. Kankubwire Brian kankubwire ikintu kimwe. byahagarara reka nkubwire ukuntu byahagarara. Ibi bintu ni ibintu byateguwe. Ngiye kubabwira impamvu. Byahagarikwa na vaje. Reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya. Ibyo ndi kuvuga ni iki? Ahubwo se kuba byarateguwe, sibyo? Kuba byarateguwe hateguwe iki? Bateguye gufata hateguwe iki? Uretse gato. Nukuvuga ngo nuza kwitegereza kubera iki basohoye bari kugenda banusuranusura nka wa murundi. Kuki batabisorera rimwe ngo uretse gato ntibasohore video yafashwe ya mbere ahubwo bakabanza gusohora oyanyuma yicaye hanze. Urukumva bagacana umuriro abantu bakaza bagahurura. Uyu munsi baraje basohoye Brian ntibizagutangaza ubonye amapine ya Sabe muri box y'umutuku. Urumva? So rero ariko none uraka umuntu wa mbere unteye ubwoba. Urumva kumva? Kibaza. Ngiye ndi gusenga ikintu kimwe. Uyu mutipa azabasiramuye. ariko urakabya Brian ngo difaza bigejeje none ukaka mutwe. Ikintu kimwe. Ntabwo reka nkubwire. Brian
nubwo iri jwi mwanze reka nkubwire ibi bintu ni birebire nubwo mwanze mwanze ndi kubivuga ngo yango ibyo bireke Brian uyu mugabo yaravuze ngo mwitegereze muraje mubone ibyo amaso yatigeze abona ibi ngibi yarabivuze muraceceka buretse gato aravuga ati buretse gato ati mu izina rya Yesu yago buretse gato yago yarabivuze arangije aravuga ngo mu izina tugende duhuze ibintu turi abantu bakuru hano yago ni impuhwe uretse gato ntabwo tureka kubihuza yago uretse gato yago ufitiye impuhwe umuryango w'abanzi bavuga bamuzanze imyaka ine ishize akajya kujya inama mwe muretse umva nigenera umugore wa Sabe ugiye kubisubiza mariko uretse ntazasenye ngo kubera ko ngo hari ibyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ibyo ni ibiki yago umugabo wawe ibyo yakoze cyangwa ibyamubayeho yemere gusaba imbabazi ahanwa ajye mu ruhame bamuhanire mu ruhame wabyumvishe nta kosa ritababarirwa yakoze wumvishe yago ari gutanga umwitangirizwa ko azi ibigiye kujya hanze uyu mugabo wafashe video yageze i Kampala ate ko yago yavuye mu gihugu open your mind iyi ni operasiyo kabisa ongeraho ko ari operasiyo gitona ahubwo vuga ko imaze n'igihe nta nubwo iyo operasiyo yakozwe ako kanya ni ukuvuga ngo kakubwira ikintu kimwe uzi impamvu uretse gato Faisal ntivura Sabe yabaye nk'umuntu ukangutse aravuga ati kave mu menyo y'abasetsi Sabazi byinshi cyane ibingibi turi kuvuga maze kubyakira yashubije amaso inyuma areba operasiyo yakorewe Delila yafashe Samusoni amutema nk'umusatsi ese ntabwo wigeze uhamagara nkundende niba ari nkundende niba ari mukuru ngwino ndebe arya nanditseho uyu yakwitaba ntabwo yakwitaba yakwitaba wowe ikintu kiriho kimwe ni kingi reka nze turebe icyo twakora tujye tunaganira tujye mu mwanya w'abo tuganiraho kuko buriya Sabe niwe byose wabyikururiye yagombye kuba yaramenye uko byatangiye mbere yo gufata icyemezo cyo kwirukanka hashobora kuba hari amagambo yabwiwe wenda akabe kashobotse hamwe bakamukanga ibyo uri kwexpectinga ibyo biri muri video uyu mugabo aravuga ngo yego uretse gato manza kangusomera imesa ibingi reka nze nguhereze Sabe ntabwo nguciye mu ijambo abe umva hano uko bavuga hano baravuze ngo ntuvuge izina ryanjye si John yasobanuye ko ngo ngwino yari asanzwe azana abantu uwo si John akamuganiriza ngo abireke ubwa gatatu haje Sabe uwo si John ahamagara umushuti we amubwira ko we na ngwino bari aho iyo nshuti ya si John iti dufate video hanyuma tuze buretse gato tuze kuyibereka tubagira inama bareke ibyo barimo kuko bari gusenya umuryango nyarwanda umva kagubwa umva izo mpuwe mwarimo bayese mwe muretse ndangize manza wumve uko bari gusenya umuryango nyarwanda bahita bigira inama yo guhamagara Sabe ngo asohoke aho gusohoka haza ngwino ndebe aza afite amahane avugana n'iyo nshuti ya si John hanyuma si John atangira gufata video kugira ngo batazaba injajwa urabyumvishe none ariko ibi bintu Karara yarabivuze ahindutse Delila gute inde ntuza umudamu hari uburyo dusesengura ibintu ugasanga none kankubaza ikintu kimwe uretse gato kuko yasohotse muragenda uhindura ibintu ashobora kubikora kugira ngo yerekane ko atari muri iyo misiyo
kandi nyuma ngo nanone ngo bafashe video ari kwandikira none se ko ibi ngibi ni ibintu nandikiwe ariko se uretse gato ibi ni ibintu nandikiwe n'umuntu kandi umuntu ubinyandikiye aramwe ngo simvuge izina rye bivuze ko ibi ngibi bishobora guhinduka ikiba ibyavuze biri mu kiganiro umuntu ashobora no kubikora kugira ngo baze kubona ko atari muri iyo operasiyo akaza yisajije. Reka twumve abe fata umunota twumve. Okay, ni ukuvuga ahangaha turimo turashyiramo izo prejudice zo kuvuga yuko umudamu yagambaniye Sabe ariko mu by'ukuri nawe ni victime, sibyo? Icya mbere wenda yagombye kuba yaramugiriye inama yo gushaka ahantu heza hatari hariya. Icyo ni icya mbere nanjye rwose nemeranye na Keza. Ariko hari amakaro. Icya kabiri uriya si John na mugenzi we bari babapangiye rwose, yani ku batagombaga gucika uko byari kugenda kose keretse iyo baganira Sabe akemera akavugana nabo. Burya rwose guhunga nayibonyemo ko yagize igihunga cyinshi cyane. Undi Yobu yaravuze ngo ibyo yatinye nibyo byamugezeho. Urukumva haraho rero biba ngombwa ukafronta umuntu avuga ngo guhungete ukamwegera ukamureba mu maso. Bari bamutangiye kare bamuhamagara urimo urakora iki mwaho ngaho sohoka. Urumva bamuhamagaye ngo inshuro 3, iya gatatu nibwo yitabye. Hanyuma bamubwiye ngo nasohoke, umudamu aba ari gusohoka ajya kunegosiya, asohokana amahane menshi. Noneho urya mugabo wafashe video ajya mu cyumba ahantu ngo mu gikoni cyiwe harimo idirishya rya fime. Urumva undi nawe mu kwegera aho ngaho kuri iryo dirishya nibwo yafataga video. Ntabwo ngiye numva ko harimo akagambane. Icyakora bagiye guhurira ahantu rwose hari chip nkuko babivuze mu gipangu cyangwa abantu benshi, igipangu cyangwa abantu benshi nanga mu biberamo. Ntabwo rwose byari byiza ko bajya aho hantu nk'umuntu ukeneye gucunga umutekano we. Icya kabiri yagombaga kwafronta abo bantu akabavugisha. Icya gatatu yagombaga guhita nyuma y'iminsi byibuze 2 agasohoka rwose agafesinga itangazamakuru abantu agasisibanganya bino bimenyetso. Ariko ibyo mu gitanda rero bishobora gukurikiraho kuko bari abantu bamenye ibyabo kare. Ibyo bari buvuge byose twemere duce bugufi, abashyigikiye Sabe bace bugufi bavuge batabubwo noneho turamugenza gute, turamugiriye inama kugira ngo ibi bintu ahangane nabyo kandi yemye nk'umuntu w'umugabo ko se wa mbere ukoze biriya n'abamufata mu mafoto n'amavideo bose barabikoze. Ntabwo numva byacitse irimo hari. Okay, urakoze cyane. So mu muting mic zanyu mbabwira ikintu kimwe, mwese mu muting murebe ako kantu postinze ndamenye postinze noneho murebe. Ntabwo ndibuvuge, ntabwo karajya kuri dashboard, ntabwo nagashyiraho nagapostinze. So tugende mujye kuri profile yanjye. So umva ikintu ndi gusaba rero kimwe hano, kugeza aya masaha nta muntu uri gushinja yago ubusambanyi kuko video zagiye. Sorry Sabe, vuze Sabe ariko nawe yakugiye mu mutwe. wavuze yago hacu nawe mugire musazi. Bose ni bamwe bakora umurimo mw'amazina agenda gusa. Wavuze yago none ko yago mwamushije inda uriya mwana mwaramupimye ceceka uraje. So Sabe ntabwo Sabe turi kumushinja sambana. Ntabwo Sabe postinze karihe, ntabwo Sabe ukarimo kuza ariko ukarimo kuza. Tugende gakeya nituza kusubira inyuma tugasubiza amaso inyuma. Ntabwo Sabe tumushinja ubusambanyi. Aya masaha turashya dushyira comment kuri video imaze gusohoka. Nitubona Sabe yambaye isengeri turavuga ko yari ifite ubushuhe mu nzu. Nabyo ntabwo bivuze ko umuntu kuba yambaye isengeri bivuze gusambana. Kugeza igihe icyaha cy'ubusambanyi kizaba gifite ikizibiti cyacyo. Aya masaha turi kwibaza, reka twumvikane ibi bintu. Sabe kuko atinya kamera akaba yanga kamera, rega umuntu agira ikintu atinya nge nkaje ntinya bakobwa. Aso kuvugira none urakabije. Uretse gato tugende gake. Sabe kugeza aya masaha nanjye untunze kamera nka Godfather untunze kamera n'umutima nawuca nakwiruka.
ntinya kamera njye mumbaze niba mubona mbihisha ntinya kamera ku rwego rwo hejuru njye amasaha ndi mu nkweto za oya Sabe nibyo ko hari abantu batinya kamera pe none si ibyo ifoto ze tubona by'urukundo hanze bamufotora byagenze bite aba oya nyine yabiteguye hari abantu batinya kamera nyine Ii, kubatunga ariko kamera afite amafoto utabateguje pe urumva rero si nkanjye by'amafuti na reka dufate kamera none uretse se n'ibindi gato buriya mu ko myutinga ariko mubanze yayitinye munyitse ko yatinye video yasohotse urabona uburyo ariyo yarategereje kuntu arakasa mutwe uravuze ibaze gutinya thank video you n'amafoto hagasohoka bene iriya nyine nibyo reka oya nkubwire byo uretse gato nibyo umva abe nkubwire wabivuze Sabe umuntu ashobora gusohokana igihunga aho ngaho muri gushaka abe uretse nkubwire wabivuze umuntu ashobora kugira igihunga uretse gato yasohokanye igihunga wabivuze none se mbere uyu nguyu ari kuvuga gutya uretse gato umuntu ntatwara imodoka urimo kumva kubera igihunga kugira ngo akanagire break agakanagira accelerateri ibyo wabibajije nanjye ibyo ko bihora ibyo bintu bibaho ariko aza ntabwo tubwire bivuga yuko ahubwo yakirukanka azatubwire ngo bari bagiye uretse ari mu gato ahubwo bishinga bari inyuma bagiye uretse gato atubwire ngo bari bagiye kumukubita aho birumvikana bagiye kumukubita kandi byashoboka kandi yarasohotse akabanyuraho bagiye kumurasa ahubwo nibwo yakora biriya njye nibwo nabikora biriya uretse gato bwese ngo baze ikintu kimwe ngwino ndebe tugaruke kuri ngwino ndebe ngwino Good ndebe faka no postinze karihe ko tutakabona ariko se mwareke gushya mu nda niba utamfuringa ntayibona so bisaba kugira ese nta kintu wapostinze nawe reka ndebe niba itaketse niba nta kanze kuri go reka Florence urahari mbere ukuntu tubitwara Florence yego ndahari wiriwe mwiriwe wari muri rupangu oya ntago nari mu rupangu ariko njye experience y'ibi bintu waba ufite uburyo waduhamo igitekerezo njyewe impamvu nakurikiye kiriya kiganiro cyose uriya mugabo ibibazo byose muri kwibaza mwakagombye kubanza kureba iriya video kuko uriya mugabo byose arabisobanura ahantu muri kwibaza ngo uriya mugore ni umugambanyi nawe ariko uriya mugabo we avuga ko byari bimaze iminsi bimara iminsi amugira inama ariko uriya mugore yanga kumva nibwo rero yabonye Sabaje asanga ari gutekera mu gikoni cyo hanze ahamagara umushuti we niwe wamubwiye ati reka dufate video niwe wamuhaye igitekerezo hanyuma rero ahantu muri kwibaza hariya ku idirishya ngwino ndebe yahagaze ku idirishya ryegereye aho uriya mugabo yari ari ni ukuvuga ngo uriya mugabo yahise afatira video mu idirishya kuko ngo ryari filme noneho arazuminga ku buryo ibintu yandikaga bigaragara hanyuma ikindi ibyo uretse nkubwira ikintu kimwe ugomba kumenya first of all hari ikintu abantu turi no kwirengagiza gufata umuntu amashusho video without consent bigize icyaha bivuze ngo aya mashusho bafashe Sabe kwanza byonyine ibyo bakoze uyu muforanse ariko warimo arasobanura ukuntu nyirabyo yabivuze kandi kuko twari tuvuga ati uyu nguyu rero yavuze ngo iki we rero arimo arabisobanura tugende gake Godfather ariko uke ko gufata amashusho citizen journalist barahari tugende gakeya hari ikintu mushaka kugenderaho hari ikintu muri gushaka kugenderaho miki ntashaka kumva waretse Florence akabanza agasobanura ibyo agiye gusoza uretse gato ndashaka kugira ngo abantu bumve kino kintu buriya sibyo iby'uyu muntu wafashe amavideo akanayasakaza urimo kunyumva byo ntibyemewe aza gusobanura akavuga n'impamvu yayafashe ko yabanje kugira inama n'umujyanama w'ubuzima n'umujyanama wa ngwino ndebe n'umwana muto inama tugende gakeya rero ibyo uyu nguyu ari kuvuga uyu wasakaje amashusho yaramaze kuyasakaza yanyuma akaza yamasa akasobanura uburyo yafashe n'impamvu yatumye yafata that is nonsense izo ni nonsense Florence nongeye kutubwira ngo nta kuri oya Florence arimo aravuga ibyo umuntu yavuze Florence uri kubimuziza kandi ari kudusobanurira kandi ureba igitera rero wafashe ibintu byose njyewe mureke mbasobanurire kubera natwe twari turimo turabyibaza hano hari ibintu byinshi turi kwibaza kandi uriya mugabo we yabisobanuye ni ukuvuga ngo twebwe turi kujajinga kandi nyir'ubwite yabisobanuye ni ukuvuga ngo rero uriya mugabo we yafashe video kubera ko abonye ko ari Sabe kandi yaramugiriye inama igihe kinini asanga ntabwo ari kumva kuko uriya mugabo aranivuga yamugiraga iyihe nama uriya mugabo ngo yanarindiriye ko mukuru wa ngwino ava igisenyi arindira icyumweru ngo arebe ko banegosya bakamugira inama video zidasohotse baramwihorera ubwo rero yabonye bamwihoreye icyumweru cyose
uwo mushuti we ngo yari yamubwiye ko Clara yabivuzeho, ashaka nimero za Clara, aramubwira ati noneho bimwe bavugaga video ndazifite. Niko guhita ahamagara Clara amuhereza video. Ndiko guhita ahamagara Clara amuhereza video, ndetse anavuga ko Clara yamuhaye 50,000 byishimwe ko amuhaye video. Yamakuru Clara yatubwiye yaguze nibyo. Nibyo. Turashize. Urakoze cyane. Uretse gato tugarukire rero gatoya. Uyu mugabo nje mfite ikibazo nanjye. Yego. Nanjye mfite ikibazo pe. Uretse ndashaka kubaza uwo muhungu wagiye gusobanura ngo yafashe video. Yasobanuye ko yafashe video abibwiwe ngo nuwo mushuti we. Izo video yajyaga kuzifata kwanza yagiraga ndi nama, yagiraga ngwino ndebe inama, amugira inama numukoresha we. Yagiraga inama ngwino ndebe kuzana abantu. Ariko se ikibazo no gufata video. Yayimugiraga inama se rero muri kubuza abantu uburenganzira abantu. Umva ikintu mugomba kumva Brian. Nk'umugore uzana abagabo batandukanye nuvuga ngo ntanubwo ari Sabe gusa yazanaga, nuvuga ngo afite abandi bagabo benshi. Uyu mugabo ibyo ari kuvuga niba bishyize mu itangazamakuru iri ni isebanya. Ni gute wowe ujya kugira isebanya rwose pe aho ndagushyigikiye. Tugaruke gatoya rero ibintu tubihuze. Reka twemereke ariko se godifata mwemuretse. Hanyuma niba byarafashwe ntimworoshye. Umva icyo ndi kubabaza. Reka twemere ko iyo ngiyo ari skanare ya video y'imbere. Hanyuma video y'inyuma yafashwe nande? Yo yafashwe ite? Video y'inyuma kuntu byagenze nabyo yabisobanura. Yego. Ni ukuvuga ngo ngwino we yasohotse ari kudiringa nuriya mugabo wundi ngo yandikira message Sabe kuko uriya mugabo we yarazisomye izo message aho yarari mu idirisha. Ngaramubwira ngo ngiye kumusohora uyu mugabo ngo ndakoresha uko nshoboye kose musohore. We badirinze ngo basohokane amujyane hanze. Noneho Sabe we yasohotse anyura inyuma kuko yarazi ko ngwino yamusohoye hanze ku irembo. Hanyuma rero bageze hanze ziriya video zindi zo hanze zafashwe ngo n'undi muhungu wo mu gipangu muri bubone muri video wambaye umupira w'ubururu mu gihe bari barimo baramwegura. Wa muhungu wundi w'umuturanyi nawe wo mu gipangu wari wambaye umupira w'ubururu w'amaboko maremare niwe wahise afata izindi video bari ariko hari ijambo yamubwiye ngo ibyo bintu ushatse wabireka. Bari babiziranyeho se nabo bari gufata video za ruguru? Oya video ibyo yabimubwiyemo imbere mu gipangu amubwira ngo ushatse wabireka kubera ko yari amaze kubona ko nyine Sabe we yataje. Muri kunyumva? Turakumva. Ibyo yabivugiye imbere kubera ko yabonaga ko Sabe ibyo yajemo yaje nyine kugira ibyo akora na ngwino ndebe. We rero yamubwiraga ngo ushatse wabireka kubera yuko nyine ni nkaho yamugiraga inama ariko ayimugira n'ubundi ari gufata video amubwira ati ushatse wabireka ibyo bintu urimo kubera ko ngo nawe ngo ni umudivorce nyine ngo yababajwe no kubona urugo rw'undi mugabo rusenyuka. Niko yasobanuye. Ngaho urakoze cyane mutinga Mike wamanze uhoza umwana. Dore nawe waje kuri space umwana ari guhogora. Ariko bagore bikinye. Manzi umwana aguhaye amakuru namutangiye kumuzana. None se wowe nyirabutisi ntabwo si video ibyo kuvuga ntabonye nibihe. None si icyo kiganiro sinakirebye sinakirangije bari kuvuga ntari kubivuga ari kubigira ngiye wese nakirebye ngisubiramo nongera ngisubiramo gifite imbere yanjye. Reka tugende gatoya ndayisenga. Godfather ndabasuhuje ariko murimo murabona yuko nta nduri ivugira ubusa mwabagabo mwe. Yego. Nta nduri ivugira ubusa. Iyi video ije konfirima kariya gato twabonye mu minsi yashize bigaragara yuko mu byukuri ibintu byavuzwe hari ababifashe nkaho nyine bishobora kuba ari ukubeshyira Sabe wenda bakurikije inkubiri ya Yago n'ibiki bati wenda no kujya ariko ibintu biri kwa kuri Sabe barimo barashaka kumukorera autopsy, barimo barashaka kumubaga nta kinya bitewe n'imyitwarire mibi yagiye agaragariza bagenzi be. So noneho rero ikiri kubaho bo barimo barasa naho babiganiraho abazi neza yuko hari icyo Sabe yabakoreye kitari cyiza. Bo barasa naho barimo babiganiraho mu gikari kugira ngo noneho baze basenye Sabe bien mu buryo bweruye. So igihari cyo rero Sabe akwiye guhinduka. Ntago Sabe ni umuntu udakunda wenda kugaragara kuri kamera benshi turabizi
ariko imyitwarire ye ngira ngo igihe cye kirageze yuko mu by'ukuri yayihindura. Nta byinshi ishaka kuvuga, ariko mu by'ukuri nabasha kutwumva, nabasha n'aba Brian bamuri hafi bajya bamugira inama, ibi bintu ntabwo ari byo. Ashobora kuba afite imyitwarire itari myiza kuri bagenzi be b'abanyamakuru. Murakoze. Okay, mwambwiye ngo video ntabwo mwayibonye nashyizeho cyangwa mwongere nyaploading? ako ngo dufagirwa kugira abantu bizongereza. Okay, uburetse gato, reka mbere yuko dufata umuntu bita Keza. Uragarutse se? Ibi ni ibikibaho. Keza, uracyasaba ijambo? Ego ndacyabisaba. Gatanga uvuga, hanyuma uwo kanzamure mugabo uvuye hakoze uwase. hasi anyibutsa ibuye. Urabona Yago nawe mumbabarire kumuguzanamo hano, njye nta ruhande mpagazeho. Yago nawe si uko adakosa, ariko nawe yagiye akora amakosa bakayashyira hanze, ariko kubera ko abanye neza n'abantu muri rusange, ugasanga bari kumva amakosa ye, ariko bakavuga ati n'ubundi nta ribi rye, gukosa bibaho. Kuba Sabe yaba yarasambanye yaba atarasambanye nta kidasanzwe kirimo, buri mugabo wese arabikora, ahubwo byatijwe umurindi n'umubare munini afite w'abantu hanze batigeze bagira ibintu bumvikanaho cyangwa bahurizaho, bitewe n'imyitwarire ye, nda kumva ko ageze hejuru, ntiyumva abantu, kuko nubwo yakira abantu kuri channel yiwe, ntago yakira abantu bose. Hariho abari kuza bavuga ati njye namwatse ikiganiro mfite ikibazo gutya na gutya, ansubiza gutya. Abo rero wa mugani ko batakihuza, nabo bagira ukuntu bamugira gute, bamukubitira mu mavi. Ubwo rero ako kantu uwo muntu yaravuze rwose niko bimeze. Urakoze cyane, ngaho manuka. Abantu mwamaze kuvuga ni mwimanuri, twakira abantu bashasha, mumanuke. Umaze kuvuga na manuke. Abantu twatangiranye Meki, ntugira ahantu ujya, ni mu following Meki. Meki Kayiranga mu following. Uyu nguyu ni umunyamakuru wa Kasamutwe, agira inkuru nyinshi cyane z'ubusesenguzi, mu following Meki. Hanyuma ibyo nababwiye ni iki ngiki, reka dufate abandi bantu bazamutse, mufate ijambo. Reka turebe bazamutse. Uwase, fata ijambo. Uwase rimwe, Uwase kabiri, Uwase manuka. Ese Godifa Uwase ntaho hari, reka nivugira akantu hano, ariko harimo n'ubugome pe. No kuri Sabe nubwo nyine byamubayeho. Ejo nabonye ikiganiro cy'uriya muhungu bita ngo ni Akarabo. Reka manze nshyireho ntuza, reka manze nshyireho iyi video murebe kuri dashboard. Niba utamfollowinga ntayubona, nayishyizeho mwavuga murebe. Urumva arangije Akarabo aravuga ati namwatse ikiganiro arakinyima, ati ubu rero ati ninjye mukuru w'ibimuga mu Rwanda, ati namwakire ninjye uzajya umuha inama. Bakuru uriya musazi, Abanyarwanda turabagome pe. ni umukuru yawe namwumvishe ni nonsense ziriya. So dukomeje rero, reka dufate. Oya, nta bugome n'ubusazi, abantu bose bagomba. Nawe uri umugome uje kubivuga ahangaha, nawe uri uwundi. Oya njyewe ndavuga ibiri ku muhanda, ndetse ninjye ko biri kuri video, iyo video izasibama ngo nuko mbivuze. Katurebe video wahiye. Yesu ubusuzanye buriya ndabizi washize wapfuye, ariko ihangane nyine yagutayemo. Sha wa mubyeyi we, njye umbabare nunzane we, ndufite umutima mubi. Ahubwo dukeneye kumva agafaranga ibyo ari butubwire noneho uyu munsi. Uwase yaje. Njyewe nagira umuntu nubwaho, nagira umuntu. Oya, abashuti ba Sabe ntago bazi what's going on. Abashuti ba Sabe nta nshuti ngiye imashini, nta muntu nzi, nta n'inshuti ngira. Uwase fata ijambo. Iyi video suduhaye ko mbona itari kugenda. Brian atuma tuvuga. Uwase twagiye. Oya nimuvuge shiri, nimuvuge. Brian ariko rero nawe kuvugira Sabe nawe ugakabya kandi hano. Ntabwo ndi kumumva ntabwo ndi kumuvugira uko muri kubyumva, niko nayo ndi kubyumva. Babara nunzane muri no space, ntabwo ari giye yakorewe, sibyo? Ndavuga ngo hano hari freedom of speech, uko nta muntu n'umuhari. Sabe ntari kuvuga na ngwino ndeba abantu babiri nibo babashaka kuvuga, twagiye icyo tugenda bati uko n'ukuri, ariko ubu kano kanya buri wese agira icyo avugaho ntitukiburane. Rero ngiye ko byumva ni gutya, Sabe nubwo bashaka baramupangisha ikigaragara, ariko n'ubundi yari asanzwe ajya kurya akantu kwa ngwino ndebe.
ngwino ndebe aravuga ati uyu muntu maybe ko hari ibintu batumvikanyeho ngwino ndebe aravuga ati rero ntabwo naba narakubuze nk'umugabo ngo uranakubure Godifa uri ikigozi oya nk'umuntu ugira byanavuzwe ikintu kenshi cyane byaranavuzwe ya kenshi cyane byaravuzwe ariko nta bimenyetso twari dufite niyo mpamvu tutabyemeraga ariko noneho batuzaniye ibimenyetso sibyo rero Sabe nareke tumwote reka tumushyire ku gasonga bugari tumwote kuko nawe yota abandi rero Sabe first of all niwe wabyiteye kuko nta wamukuye iwe yikuye iwe yijyana kwa Ngwino ndebe ikindi abantu numvisha bavuga ngo Sabe ngo kuki ngo yanyuze hari inyuma none se nako hari umuntu ngo Sabe ngo atinya amafoto ubu Sabe umubonye ahantu mu bukwe ukajya kumufotora yahita ajya guca munsi y'amakaza akiruka cyangwa munsi y'amatable ashobora kukubwira neza akakubwira ngo sinkunda amafoto wimfotora ariko ntabwo yajya guca inyuma y'igikari so rero iriya video mu kanya batweretse niyerekana ko nyine yari mu bintu bitari byiza ikindi kandi afite ikintu yishinza kubera ko yaba nta kintu yishinza yari gusohoka bashaka bakamufata video agasohoka yemye agaca mu muryango aravuga ati nuzambaza nzasobanura Godfa nyoherereza ino video kuri WhatsApp wenda akavuga ati ndimba tizamuka niba uri hano wenda akavuga ati ngwino ndebe mpamagaye either arwaye cyangwa se afite ikibazo ariko kuko yari azi neza ko yaje gukora amabara niyo mpamvu yabonye ko za kamera bamutunze kamera ajya guca mu gikari ariko asanga radari hose zirahari rero Sabe ntareke tumwote ahubwo icyo tumusaba ahubwo se ni mu gikari ko ari mu bishingwe maybe ko icyo gikari bafite nyine kurumva Nyarwanda ntimushoboye ahandi hari inzira wampaye iyo video kuri WhatsApp ndimo kwihangana ubanza ahubwo nta n'ibishinga barayimuriye inyuma y'inzu nabonye ariho bibutse ko gusakaza video bigize icyaha nta Bria tukomeze aha twihuta ninde uwase wasoje reka ndasoje Godfa ndasoje urarangije urarangije uwase ndagaruka mu kanya reka gato maze ngira akantu okay twagiye kumuherereza Bwana Ndimbati wiriwe Ndimbati wiriwe wiriwe amakuru ntari bigo ukimara kubona iyi video wumvishe warira ibintu tuba tubabwira ukimara kubona biri confirmed ko yasimbutse urupangu wumvishe ugize ubwoba mu nda ahubwo nanjye navunitse ndimo ndacumbagiye mbere y'uburetse gato Ndimbati ndakwakira muri aya magambo Ndimbati wiriwe neza Godfather wumvishe ugize ubwoba mu nda si mu nda gusa ahubwo n'umugongo wacitse ngaho ijambo ni iryawe buriya rero ejo bundi nibwo twavugaga tukavuga abantu badutera amabuye badutera amagambo abantu baravuga bati ibintu nyamara biba biriho abantu bagahakana ubu se abantu baracyahakanara abantu nibaze twubaka urukundo rero noneho igihe kirageze abantu ntibafata inzobe ngiye kugeza aya masaha nta kintu na kimwe kiremeza ko Sabe yari avuye gusambana oya wasanga hariya kiriya gipangu uretse gato wasanga kiriya gipangu cyari gitewe n'ibisambo ngira ngo mwabonye abo batangaje ejo bundi bamaze abantu babazengereza icyo ni kimwe ikindi cya kabiri wasanga muri ya rupangu habonetsemo inzoka y'impiri birashoboka uretse gato ikindi cya gatatu wasanga kiriya gipangu cyari gihiye amashanyarazi agifashe byose birashoboka none se umwana mwirirwa mushinja yagoha mwigeze mukora DNA ngo mwemeze ko ari ubu ureka kwigira indyarya mukajya muvuga side imwe Vibu yatubuje kongera kuvuga yago urongera kuvuga ngo wamuvuze kare wongere Ndimba komeza Godfather ureka kwigira indyarya rero nawe
hari umuntu wirukanka nta kimwirukanka nyine ariko none se umuntu kuki sabe yirukanka yarahunze iki hariya ibyo byose uri kuvuga ko hatari hahiye ko nta mwotsi twabonye ko nta nzoka twabonye abari bahari ko babashaka kuyica ko nta bisambo byari bihateye hari n'abandi bantu wabonye urinda kuvuga ko umuntu yagiye gusesera hari ahubwo se urubavu rwagumyemo ko nabonye hari n'ahantu ikintu cyamutikuye mu rubavu ushyizemo ubugome nawe reka gushinyagura kuko ndabizi ntabwo reka gushinyagura nawe ukubitiye mu mavi ariko se ndinda gushinyagura waba ushyizemo nawe ubugome ibintu byagaragaye se ntabwo mwabonye ikintu mu rubavu we kuki ntabwo mwabonye ikintu mu rubavu ikintu cy'umuzi w'igiti cyashaje ntabwo mwakibonye reka njye wenda mvuge ku ruhande tureke ibindi bintu ibi bintu byose bikwiriye kuduha isomo njye nabwiye abantu ngo igihe kiragera byose birashoboka ibishoboka rero ntabwo bishobokera umuntu umwe bishobokera twese yego yagiye se nagira ngo nsaba abantu bose bafitanye ibibazo ko bakwiriye kwegerana bakabicoca bakabirangiza bakagira urukundo kuko aka kanya turimo tuvugana ibi bintu bikwiriye kuduha isomo ndimba muri ibi bintu utibigomba kuduha isomo ibi bintu turi kuvuga kuri sabe uretse kubona ari kuguruka kandi ari icyamamare ibintu yakoze bigize icyaha oya bigize amakosa oya sabe hari umurega oya ntago bigize amakosa ntibigize icyaha ahubwo bigize amakuru ashingiye kuki ashingiye kuko ujya kuri space ugahamagara abantu ukaduhuza abantu barenga 1,000 abantu bose bakaza bakavuga ku muntu umwe bigize w'icyamamare gutanga akazi byaguhaye akazi wakagombye kuba urimo gukora ibindi twakagombye kuba nanjye hari narindimo gukina nta kuri kubirimo narindimo umva wowe Godfather aka kanya byaguhaye akazi rero none se wagira ngo abantu barimo gusimbuka ibipangu bangana iki barahari hari n'abaryamye aho ngaho mwebwe murimo gutekereza ariko kubera ko umuntu wese agerwaho n'igihe cye iki gihe ni icya sabe ntihagire n'umuntu wongera kuvuga ngo bavuze sabe nicyo gihe cye aravaho hajyaho abandi hari byabanje Dr. Rabiot uranyumva ntihagire rero umuntu wongera kuvuga ngo bavuze turi kuvuga ibi Dr. Rabiot wagikatfish noneho umuntu mukanyumva neza turakumva fungura mic yawe Rabiot fungura mic urebe Rabiot yaragiye yitirira indi catfish yitwa Rabiot wagiye kwiyitirira undi muntu kubera iki Rabiot wanyawe ngwino ntimushobotse kabisa oswaki muwiriwe bero neza Godfather n'abari kuri space bandi bose ndabashuhuje turakwikirije nyuma yuko dushimangiye ko sabe yavunitse atsikiye tukaba twabonye aho bimeze bitya biti Agana kwangu inomebe igipangu igisure yusenye igikoko wakiranga birango yasurusi igipangu ukuguru
Oswaki ndakwakiriye ubu ngubu amakuru ari hanze n'amavideo baravuga mu kinyarwanda ngo nta foto nta cyabaye nta video nta cyabaye. Ubu ngubu twitegereje tugasubiza amaso inyuma biragaragara ko hari icyabaye, aho bigaragara ko Sabe yakase agakata inguni ukuguru kugakonyokera mu muzi w'umuvumu, hanyuma mu gusota cyangwa mu guparashita asimbuka hakabanza bivugwa ko ngo yabanje akaguru kavunitse kakabura equilibre n'akandi kakabiri kakavunika nkuko muri kubireba. Nubyitegereza hano akata aba bapaparazi yarasimbutse agiye gutera intambwe ahindukiye, umuzi w'umuvumu uramufata akaguru uhita umena anko urayica, agize ngo agere ku rupangu aparashite kumanuka hasi abura equilibre. Oswaki uyu mugabo yahumeka iki? Ikibazo cy'ibanze gusa ndahita nsubiza icyo ngicyo. Byanze bikunze yahungaga amasura y'abantu, yangaga ko abantu bamubona mu maso. Njye nicyo ntekereza kuko hariya ntabwo ari mu rugo rw'umugabo runaka ngo bivuge ko yaba yari yagiye kubagana mu rugo rw'abandi, yari ku rugo rwa mubyara cyangwa mukuru wuriye musheri we yigaruriye. Ubwo ubundi twebwe ntabwo twagombye kuba bituraza ishinga cyane. Umusheri yarabyivugiye ko ari umugabo w'ibyo ni ibintu bihari, ntabwo ari imvugo ya Oswaki. Gusa umusheri wavuze ko ngwino ndebe yashimangiye ko Sabe ari umugabo we. Yarabishimangiye. Niba zira video ari ukuri kuko kugeza amagingo nta rukiko ruremeza ko arizo, ubu hano nyine tuba dutaramye rero kugira ngo iminsi yicume. Usibye ko bidashimishije ko abantu b'abagabo bajya gushungera undi mugabo, baca umugani ko ngo aho umugabo aguye abandi batera utwatsi. Ubwo ariko nta kundi, twebwe akazi kacu ni amakuru, akazi kacu ni kubyaza umusaruro freedom of expression. Ubwo nta kundi akariho karavugwa wa mugani. Gusa kuva umugore wa Sabe nta kirego yigeze ajya gutanga ngo avuge ko yafashe umugabo we amuca inyuma. Kuva umugabo wa Ngwino Ndebe bivuga ko babaye batandukanye ariko bitari byaba ku buryo bw'amategeko cyangwa bwa burundu atatanze ikirego, no kuvuga ngo bano bantu twebwe ni sosiyete ibashungereye kubera ko wenda ari ibyamamare. Naho ubundi kugeza amagingo aya nta cyaha gihanwa n'amategeko kiri muri biriya twabonye, kereka niba icyaha gihari ari ugufata amashusho utabiherewe uburenganzira. Ariko uriya wayafashe ashobora kuzisobanura ati nabonye umuntu uri kubebera, ntekereza ko ari umubandi. Ni nkaho mbese yazabyitirira nkaho ari CCTV kamera zizabifashe, ariko ari nk'ahantu mu rugo yicariye atuje bakamufotora atari kubebera kuriya, we yabarega ko bamufotoye atabahaye uburenganzira, yabarega ko bakwije amafoto ye cyangwa amavideo ye nta burenganzira atanze. So ni ibyo ngibyo gusa. Ufite icyo yindi ushaka ko mvugaho nakivuga, gusa numvaga nshaka kubaza Ndimbati akora arizihiza kuba umwanzi we, sinzi niba yemera ko ari umwanzi we, nawe yahuye n'ibyago, ariko icyo gihe ntaho ubutandiye na wa wundi ubaye nkawe neza neza, usibye ko na situation zitari zimwe. Ndimbati sinzi impamvu rwose wakwiye kumuruta, ahubwo ukaza umukomeza. Icyo gihe nibwo twaguha amanota menshi cyane. Murakoze. Oswaki Ndimbati njyewe ntago ndimo ndavuga nk'abandi bose. Ndimo ndavuga nk'abandi bose, sinzi ahubwo ikibazo niba ari Ndimbati turi kuvuga. Iyo mba ntari Ndimbati reka bive kuri Ndimbati, reka nitwe Uwihoreye Jean Bosco amazina yanjye. Nawe uri izina rikomeye, uri izina riremereye Ndimbati, kandi tuzi reka rero ibibazo wagize reka no kuvuga nka ariko aka kanya ndi kuvuga nk'abandi. Nawe tera utwatsi, tera utwatsi, we yaza gutera utwatsi, wowe murututere utwatsi. Nge ndi kuvuga nk'abandi pe. Ahubwo nk'uko bivuze rwose nongere mbisubiremo, birakwiye ko
abagabo dukwiriye guteraniraho utwatsi. Birakwiye kabisa. reka duterereho utwatsi, n'abari inyuma yacu nabo tuzaterereho utwatsi, nubwo twe bitatubayeho nk'uko ubivuze. ikangira akabazo mbaza Oswakim nta kibazo ndahari. inararibonye mu itangazamakuru, ngenda umunyamategeko, navuze nkurikirana byose ndeba kugira ngo hatagira ababikoreramo intuza akaba yatanga nk'inama. Ahubwo wowe mu bijyanye n'umwuga deontology, iyi skandale mu gihe nyirayo ataragira imbaraga zo kuvuga, tukaba tubona ko ari na case irimo gucukumbura cyane, byahagarara gute kugira ngo n'abantu batangaza izi nkuru barebe kuri mental health ya Sabe, umuryango we n'inshuti ze, byahagarara gute kugira ngo noneho byibuze avuga ati byarabaye se wa mbere ubikoze, n'abandi barabikora, n'abandi bazabikora, byahagarara gute? Kuko jewe iyo ndebye mbona ari igikuba, kandi nkanatekereza ku muntu ku giti cye. Watangiye inama ku ariko se ngiye muri kuntangaza, reka mbere yuko gusubiza mental health y'umugabo wa Ngwino Ndebe bimeze iti. Mani mujye muri ibyo bintu ntabwo ibintu byo kunyura uruhande. Hano dufite umugabo wa oya no buriya harimo ibi bintu byanyu byo kujya musunu umuntu n'undi. Uburetse gato simushyigikiye Sabe, ntabwo mushyigikiye, urabizi ibyo bintu byanyu umuntu n'inkundi. Uburetse gato uyu sempre dividi uburetse uyu kuba uburetse ariko twakutumvije point yawe. Uyu mugabo arimo nawe, umugabo wa Ngwino nawe arimo, kuko ariko ibi ni ibiki banyarwanda, arimo ibi ni ibiki agarukaho cyane. We ntahungabana se? Yego ye ese Sabe kwa watubuje kuvuga imiryango nkaba numva ahubwo yahanze Sabe mutinga mic yawe. Sabe nk'umunyamategeko twavuze ku space atari buze mu bintu by'imiryango. Sabe yahanwa rwose. Sabe mutinga mic yawe, Abe mutinga mic yawe. Okay, thank you. Turavuga kuri video twabonye umuntu, kandi ni we munyamategeko none ukutuzanira nk'imiryango, kandi twavuze ko nta munyamuryango tuzana amaha. Ikintu cyerekeranye n'umuryango, imiryango ntane turi kuvuga kuri Sabe na video na Ngwino Ndebe uri muri video. Wigeze bazanamo impanga ye hano? Nta ntahuriye nabyo. Umuryango we n'abakuru hano bari kugeza hari umuntu bivuga ndi guhitamo manura. Nukuvuga ngo n'abantu bari turi kuvuga kuri video y'abantu bayirimo. C'est tout. Ibyo bindi byo kuzana iyo miryango sinshaka kubimenya, ariko nimushaka kuzana imiryango cyangwa nabo bandi, umuntu wa mbere ukeneye kugirirwa impuhwe ni umugabo wasenyewe. Urimo kumva ibyo bindi? Twagiye rero ntajye nihajyaho kunengana, reka twumve n'abandi. hajyaho no kunenga Sabe, wamunenga bukira bugacya, sibyo? Ariko none reka dukomeze rero kuko ngo barya arwaye da kuko arwaye. Nta muntu turi kunenga hano, turi kuvuga kuri video. Reka se yakoze ikihe cyaha? Aho naho rero Sabe yakoze ikihe cyaha? Nta cyaha Sabe yakoze. Ariko Godfather aho waba wivuguruje, kuko wivuguruje kandi ari we ntandaro yo gusenya kuri uriya muryango. Uzi ko kera yo wacaga uri seriye, indi seriye nyine. Uri seriye gute se kandi bakubwira ko aya masaha muri video y'uyu mugabo yavuze ko Sabe yarabaye umuntu wa gatatu. Bashumiriza ngo bazana andi ma video kandi arahari. Ndi kukubaza, ntibatubwiye ko Sabe yari umuntu wa gatatu? Hari abandi batatu. Ariko nkubwire Godfather genda wumve ikiganiro winda kumva Oswaki. Abe yarafatanye mu gihanga, niwe bafotoye, kandi buriya Sabe iyo yicira inzira zisanzwe bakamufotora bagakwiza ari amavideo kuri iki, yashoboraga byari kuba ari bisanzwe, kandi nanone kubikwiza yashoboraga no kubarega ko bamufotoye bashyize hanze privacy ye. Urumva urugo ni urugendwa, urugo ni urugendo. Reka nkubwire, Sabe turwaye indwara imwe, urukumva? Sabe arwaye indwara nk'iyi yanjye. Iyi ndwara ubundi bayita ya kurura difidizoda. Mute your mic madam. Iyi ndwara bayita ya kurura difidizoda, ni indwara yo gutinya kamera. Urumva? Ngiyewe nk'umuntu utinya kamera, Sabe ndamwumva. Kubona umuntu nka Sabe, especially reka twemere ko my friend, ntabwo muza gufata Sabe ngo muvuge ko yaragiye gukora hari gusambana, kugeza igihe tuzabona boxa ya Sabe.
ariko no tutarabona oya isuku ya Sabe. kereka muri icyo cyumba niba bari baratezemo na kamera Gusa ubwo ukumva ngo bakazazana ayo izi mashusho operasiyo urumva kamera zabura wareba iyo video ngo iyo buriya video nashyizeho wayibonye reka nze ndayireba yes urumva si so isanzwe yagiye ahagaragara se. urinde uvuga umva ndimba birashoboka ndimba ziva kuri umva ariko Godfather muri inyuma ngo zisanzwe reba ariko muri bazima umva Godfather yego uribuka perezida w'Ubufaransa witwa François Hollande uko yafataga gaskuta akajya kugira uko yigenza ku munyamakuru kazi agaca mu nzira zibeberwa akajyayo urumva so Sabe noneho rero we ahubwo hano abagabo bagombye ko bari gutanga inama y'ukuntu abafite uko bigenza ku biro bya kabiri bya gatatu bajya bihisha ntibafatwe sigushimangiye ko Sabe hari yari yagiye gutera akabariro ntabwo mvuze ko ariko yari yagiye gutera urumva ariko itegeko ry'ibimenyetso sibyo eh rwose ibi byose birajyana bikuzuza neza ikimenyetso simusiga sibyo ariko muvana amategeko hano ndabasabye amategeko uri guhakana ibimenyetso bari kubivuga ukabihakana nawe rero sinzana n'ushaka abantu bari hano bikuriye byose byujuje elema zigize rukumva zigize adultery rwose ntashidikanywaho ahubwo amakuru mfite ngo iriya nzu ni ya Sarongo ngo hari harimo imyuka mibi niba Musabo yahunze ngo yumvise ariruka uragira ngo ukurura abantu bazana ibindi bimenyetso kandi uko abantu bacukumbura niko bazana ikindi kimenyetso unyuma y'aha ngaha ketse niba bamugana mukenetwe twose abantu twadushyira hanze ariko ibi birahagije kuba abantu babivugaho bakanifataho n'umwanzuro ndabaza reka mbaze ikintu kimwe kabereke ibintu ari ikintu muri kwirengagiza Osoki iyi video yagiye hanze uyu munsi niragiye hanze mbere ni mu bigaragara ni yafashwe mbere uravuga ya yindi agaragara ari kwikanda akaguru aryamye ari hanze ari hasi mu muhanda niyi ngi ari gusohoka mu nzu niyi agendesha amaguru ye niyi yafashwe mbere ntabwo icyo nagisubiza kubera ko no iyafashwe mbere ntabwo nzobere ibya fact checking ntabwo nzobere ibya fact checking iyi ngiyi no uretse gato turabona video ahunga kandi abayizi video nabahanga cyane Godfather nabahanga uretse gato ntabwo ndumva reka maze ikibazo cyanjye waruzi yuko bashobora no kubikina waruzi ko bashobora no kubikina niba babikinye natwe turavuga ndabaza ikigaragara iyi video yafashwe iyi ngiyi yagarutse uyu munsi urumva niyo yafashwe mbere uretse gato Sabe hano turabona video ari kwigenza mbere yuko avunika kandi muri iyi video ya mbere niba ati muting ufite amayego muri iyi video ya iyi ngiyi ya kabiri batweretse ya kabiri biragaragara ko rero yafashwe mbere urimo kumva abana muwoninga urukumva aniruka tunagaragara ayivunikiramo tumureba ariko nkibaza ni iyihe mpamvu video yafashwe mbere ari batweretse nyuma urukumva icyo kintu bagategereza iminsi ni ukuvuga ngo ibingibi urabona ko hongeye hagashya nyuma y'iminsi ibiri n'ibicwekera baraduha patetri amakuru mfite Uswakimu hariho video 6 bari kubareka nyine mukanza mukivamo mukivuguruza mukivuga urukunyumva impamvu haje yanyuma nuko bari bazi ko mutazabyemera uretse gato hari umuntu wavuze ngo ndaje isi ibote mbagaragaze mwese mugiye kujya hanze umwe ku wundi kandi bavuze ko atavuga agomba kuvugwaho inde ni wowe utahiwe inde mvuze nde uratega n'iminsi ndimba niwo nose wagira ngo wowe wagira ngo Godfather yasabye imbabazi mu mureke inde uvuze ngo ikindimba ndimba tuvuze ngo uretse gatoya uvuze ngo ikindimba buriya nawe barimo baraguhiga
uko kwihisha kamera manuka manuka komeza umpige komeza good fari umpige umumanuriye ubusa uwo muntu wavuze ngo tuvuge yavuze ko nawe uzakurikira ndamugukurikiza umva Godfather garura ndimbati mugarura n'ukuri mugarura umuhoye ubusa pe kubera yavuze ngo nanjye bazampiga we ntabwo ari uzaguhiga yakotingaga umuntu wavuze ko ari wowe utayo ese ya ese ugize umurandura nzuzi naringize ngo ndimbati nawe ari kumpi nari numva yari gukotinga uriya ubihoreye se ko ari umuntu w'Imana kuba naza mvuga nti buriya nawe bashobora kuba barimo kuguhiga wintege iminsi none se undi wari wayumuteze mubwiye nabi reka mubwiye nabi Oswaki ahubwo se Godfather wakwambuka ntuza railway gari ya moshi igiye kwambuka uri guhunga kamera uburyo gari ya moshi kugonga ariko murekane na Godfather ariko twagira ibizongereza reka tugire Erja Musoni arya ngo yitwa psychophobia Musoni bayita ya kurura disorder Musoni uranyumva fungura mic yawe ndakumva neza Godfather ijambo ni ryawe yewe ikintu nashaka kuvugaho ni kimwe yego urabona u Rwanda ni agahugu gatoya ntiwongere gukoresha iryo jambo okay ni igihugu no gito mu buhe buryo uratagikuyemo mu buso uretse no kugikwirwa mubona n'abanyamahanga bataza gutura mu Rwanda tutakira n'impunzi z'abanyamahanga oyumva context iryo jambo ntabwo iwangerije ariko u Rwanda ni igihugu kinini kuko bavuga ko urukwavu ahari umunezero n'ibyiza urukwavu rwisasira batanu ntabwo u Rwanda rukiri ruto okay let me rephrase haleluya turimo turarwagura sha okay reka ndi phrasing showbiz yo mu Rwanda ikizwe n'abantu bake ni ukuvuga ngo ku bantu bajya no mu bitaramo nujya nko muri tuvuge James wenda niyo iba buri gihe unujya uyu munsi abantu wasanze nibo uzasanga uyu munsi nuza hano kuri Twitter abantu baba kuri Twitter iyi space mu kanya nivaho akazindi abantu bari bahari ni babandi aba YouTubers ni bamwe buri kintu cyose ni ukuvuga ngo ni abantu bakeya bahora bagaruka byaragiye rero biba nkaho ari ishuri rya internet ni ukuvuga ngo nusanga ibintu byibera hano kuri showbiz ngo wasebye ni nka bya bindi nyine twabaga turi mu mashuri tukiri abana ugasanga ngo umwe ngo yasebye ngo yakoze ikigo cyose akaba ari byo kiri kuvugaho ni ukuvuga ngo rero na showbiz niko yibereye ubwo nyine wa mugani wa Ndimbati bavugaga ubu Sabe niwe ugezweho ni nayo mpamvu twese twaje akaba ariwe turi kuvugaho ejo bundi hazagerwaho undi kuko duhora dushaka ikintu cyo kuvugaho duhora dushaka ibintu bituma hari iminsi ikomeza ikagenda this is what's happening kabisa ariko ntabwo ari ikaba ari nayo mpamvu rero iyo umuntu umwe akabazo gato kamubayeho nk'aka ngaka gahita kaba kanini tukumva ibintu byose byacitse kubera iki ni abantu bake turaziranye uwo muntu turamuzi noneho kuri case nk'iyi ya Sabe akaba ari nk'umuntu wagaragaje ko wenda agerageza no kurwanya akarengane cyangwa ashyira hasi abantu bakoze ibyaha nk'ibyo ni ukuvuga ngo yigaragaje nk'umuntu uri integre noneho rero iyo akoze aka ereri gato nk'aka isi ikamwota bahita bavuga ati ni wowe wigiraga ibi bintu urakoze cyane kuko ari akarere gato urakoze ikintu cyatumye umuntu avunika igufa kuriya ni akantu gato reka dukomeze none ko ariko ni akarere gato yako kujya ni akarere gato reka twihute hariho undi ukurikira uyu muntu yasabye ijambo kuva kare kamwumve Oswaki wiriwe okay buriya reka ngira akantu nongeraho gatoya uriya mugabo bita Yezu yari afite ubwenge bwinshi yasanze umunyacyaha none abwira abantu ati umuntu utarakora icyaha nazamura ukuboko arunama ngo yiyandikira hasi yahindukiye bose bagiye kubera ko bose imitima yabo yababwiraga ko ntawe
gukora icyo cyaha. ibyo bintu ntabwo byemera abagabo Ibi bafunga rero imirizo yabo mu mapantaro yabo, ibitsina bisigaye biyobora abagabo, ibyo uva ngibyo nkubwire Godfather ntibabireka bijyanye, ariko ubwo nugiye uretse kwinjira mugiye ndimbati kwinjira. reka ntange urugero rwanjye. Ibi byose birimo kuba, umuvandimwe abivuze neza, abantu ikigeze ku muntu noneho kikamugeraho azwi kirakura, kubera ko abagikuza ni ba bandi, abagikuririza Okay. ni ba bandi. Kandi Godfather nawe utavuze kuri iyi nkuru ntabwo twese twaza. Impamvu twaje ni uko iyi nkuru ari igezweho. Okay, kankwereke ko ibyo ngibyo uvuze wibeshye cyane, urumva, uretse gato. Reka mbibutse ko urakoze cyane. Reka mbwire abantu yuko ubu turi kuvugana ugiye kureba aho hejuru kuri dashboard hari ifoto nshyizeho. Reka mbasabe mbabwire ngo niba uri ahangaha izi ngaruka zose ziri kuba nuko utafashe umwanya wo kwinjira muri Single Connect. Single Connect ni ikigo kimwe cyangwa ni company imwe cyangwa ni application imwe yakozwe n'umunyarwandakazi, aho ushobora kuyisura ukagenda ugakoresha Android cyangwa iPhone cyangwa Apple Store, ukadownloadinga ikiswe Single Connect. Iyi ni application udownloadinga ukahasanga isi yose irahahuriye. Niba uri single ukagenda ukahasanga umukunzi, urashaka umushinwa, urashaka umuzungu, urashaka umubangladeshi, urashaka umwirabura, urashaka umurugwara, gana Single Connect ushyiremo amazina yawe, wiyaboneshe, ubundi uhahurire n'uwo mushobora kuzabana iteka ryose. Single Connect ihuza abantu, ni umuranga. Uri mu kazi ntabwo ubona umwanya wo gutereta, ntabwo ubona umwanya wo kugira ngo uhure n'uwo muzabana, ngwino Single Connect kubera umuranga. Uyidownloadinge kuri uyu munsi tuvugana, ni ubuntu. Nurangiza kuyidownloadinga ndakubwiza ukuri, you will thank me later, uzaza kunshimira nyuma. Downloadinga Single Connect, iyi ngiyi iragufasha mu gushaka umukunzi cyangwa mu guhura n'uwo muzabana. Iyi ngiyi ni application yakozwe n'umunyarwandakazi utuye mu gihugu cya Canada, akaba akorana na bamwe mu bazungu b'abahanga b'abanyabwenge. Iyi platform iri seriye, itandukanye na za Tinder, si iyo gusambaniraho, ahubwo baba abara ariko bakagira n'abajyanama bafasha abantu mu bintu bya relationship. Niba ufite umuntu mukundana ntiwirirwe ujyayo, ariko niba mu by'ukuri ukeneye umukunzi, ukeneye umuzungu, ukeneye umwarabu, ukeneye umushinwa, ukeneye umwirabura, ni ingeri zose, downloadinga Single Connect 2022, nurangiza uzaza kunshimira nyuma. Bayita Single Connect, ni imwe muri platform muri iyi minsi ku isi ihagaze neza, iyobokwa n'ingeri zose z'abantu. Urafungura, abantu bambere gukubita n'abana b'ibizungerezi b'abazungukazi, urahasanga abasore batereye ibyuma baba muri Brazil. Ndakubwiza ukuri, gana Single Connect yakozwe n'umunyarwandakazi, uranshimira nyuma. Tuvuye aho ngaho rero Ndimbati, ntabwo mba nahurujwe n'inkuru nk'iyi ngiyi, kubera iyo mpamvu urambabaje. Reka nkubwire ko njye mba naje ngo mpurure, mvuge inkuru kuko ari ngombwa ko nyivugaho, simba nkeneye ihururu ry'abantu. Godfather ubwanjye ndi marketing, ndakubwiza ukuri, niyo nafungura space nka mutinga, abantu barahurura bakaza. Ngiye kuguha urugero, space nayifunze mfungura indi itandukanye n'ibi. Bantu bandi Ribe yaratuje ngo ntuzongere kubita abantu banjye, nimukurikira kasamutwe, mwakunze muri benshi, space ndayifunze.
okay buriya reka ngira akantu nongeraho gatoya. Buriya uriya mugabo bita Yezu yari afite ubwenge bwinshi, yasanze umunyacyaha none abwira abantu ati umuntu utarakora icyaha nazamura ukuboko, arunama ngo yiyandikira hasi, yahindukiye bose bagiye, kubera ko bose imitima yabo yababwiraga ko ntawe utarakora icyo cyaha. ibyo bintu ntabwo byemera abagabo Ibi bafunga rero imirizo yabo mu mapantaro yabo, ibitsina bisigaye biyobora abagabo, ibyo uva ngibyo nkubwire Godfather ntibabireka bijyanye, ariko ubwo mugiye uretse kwinjira mugiye ndimbati kwinjira. reka ntange urugero rwanjye. Ibi byose birimo kuba, umuvandimwe abivuze neza, abantu ikigeze ku muntu noneho kikamugeraho azwi kirakura, kubera ko abagikuza ni ba bandi, abagikuririza Okay, ni ba, kubera ko abagikuza ni ba bandi, abagikuririza okay. ni ba bandi. Kandi Godfather nawe utavuze kuri iyi nkuru ntabwo twese twaza. Impamvu twaje ni uko iyi nkuru ari igezweho. Okay, kankwereke ko ibyo ngibyo uvuze wibeshye cyane, urumva, uretse gato. Reka mbibutse ko urakoze cyane. Reka mbwira abantu yuko ubu turi kuvugana ugiye kureba aho hejuru kuri dashboard hari ifoto nshyizeho. Reka mbasabe mbabwire ngo niba uri ahangaha, izi ngaruka zose ziri kuba nuko utafashe umwanya wo kwinjira muri Single Connect. Single Connect ni ikigo kimwe cyangwa ni company imwe cyangwa ni application imwe yakozwe n'umunyarwandakazi, aho ushobora kuyisura ukagenda ugakoresha Android cyangwa iPhone cyangwa Apple Store, ukadownloadinga ikiswe Single Connect. Iyi ni application udownloadinga ukahasanga isi yose irahahuriye. Niba uri single ukagenda ukahasanga umukunzi, urashaka umushinwa, urashaka umuzungu, urashaka umubangladeshi, urashaka umwirabura, urashaka umurugwara, gana Single Connect ushyiremo amazina yawe, wiyaboneshe, ubundi uhahurire n'uwo mushobora kuzabana iteka ryose. Single Connect ihuza abantu, ni umuranga. Uri mu kazi ntabwo ubona umwanya wo gutereta, ntabwo ubona umwanya wo kugira ngo uhure n'uwo muzabana, ngwino Single Connect kubera umuranga. Uyidownloadinge kuri uyu munsi tuvugana, ni ubuntu. Nurangiza kuyidownloadinga ndakubwiza ukuri, you will thank me later, uzaza kunshimira nyuma. Downloadinga Single Connect, iyi ngiyi iragufasha mu gushaka umukunzi cyangwa mu guhura n'uwo muzabana. Iyi ngiyi ni application yakozwe n'umunyarwandakazi utuye mu gihugu cya Canada, akaba akorana na bamwe mu bazungu b'abahanga b'abanyabwenge. Iyi platform iri seriye, itandukanye na za Tinder, si yo gusambaniraho, ahubwo baba abara ariko bakagira n'abajyanama bafasha abantu mu bintu bya relationship. Niba ufite umuntu mukundana ntiwirirwe ujyayo, ariko niba mu by'ukuri ukeneye umukunzi, ukeneye umuzungu, ukeneye umwarabu, ukeneye umushinwa, ukeneye umwirabura, ni ingeri zose, downloadinga Single Connect 2022, nurangiza uzaza kunshimira nyuma. Bayita Single Connect, ni imwe muri platform muri iyi minsi ku isi ihagaze neza, iyobokwa n'ingeri zose z'abantu. Urafungura, abantu bambere gukubita n'abana b'ibizungerezi b'abazungukazi, urahasanga abasore batereye ibyuma baba muri Brazil. Ndakubwiza ukuri, gana Single Connect yakozwe n'umunyarwandakazi, uranshimira nyuma. Tuvuye aho ngaho rero Ndimbati, ntabwo mba nahurujwe n'inkuru nk'iyi ngiyi, kubera iyo mpamvu urambabaje. Reka nkubwire ko njye mba naje ngo mpurure, mvuge inkuru kuko ari ngombwa ko nyivugaho, simba nkeneye ihururu ry'abantu. Godfather ubwanjye ndi marketing, ndakubwiza ukuri, niyo nafungura space nka mutinga, abantu barahurura bakaza. Ngiye kuguha urugero, space nayifunze mfungura indi itandukanye n'ibi bantu bandi. Ribu yaratuje ngo ntuzongere kubita abantu banjye, nimukurikira Kasamutwe, mwakunze muri benshi, space ndayifunze.